muraho neza turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abaherereye mu bihugu byose bigiye bitandukanye guhera ibihugu by'i Burayi turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana kugira ngo ize kubana natwe muri iri jambo ry'Imana tugiye kuganira, kandi mbahaye ikaze na karibu abantu bagiye gukurikiranira ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Reka dushime Imana ko Imana iba yaturinze, Imana iba yabanye natwe mu bihe bitandukanye. Hari abo yarinze impanuka, hari abo yarinze uburwayi, hari abo yarinze kujya mu mva. Mwemere duhereze Imana icyubahiro ko yaturinze. Abadukurikiye hirya no hino turabakire mu ijambo ry'Imana tugiye kumva mu kanya, ariko mbere ya byose reka tubanze dushime Imana ko yatugiriye neza, yaturinze. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana yo gushimwa, Imana yo guhimbazwa. Turagushimiye Kristo wadupfiriye ku musaraba Igorogota, ukatubambirwa, ukadupfira. Yari njyewe, yari wowe, uhabwa icyubahiro Uwiteka. Ndagushimiye Kristo ko waturinze mu minsi yose duhereje inyuma, waraturinze. Abari mu bihugu by'i Burayi bitandukanye hirya no hino warabarinze. Mwami Imana uhabwa icyubahiro. Turiho tugushima, turiho tuvuga kugira neza kwawe, turiho tuvuga imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe Mana, nkemera ubane natwe utugirire neza. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza uburwayi, ijambo ryawe rikuraho ibihome mu izina rya Yesu Kristo. Turabigushimiye rero, nkemera ubane natwe Mwami. Nsengeye imitima yose igiye kumva ijambo ry'Imana. Reka Mwami Imana ribahindure, rikore ku mitima yabo. Nirangiza gukora ku mitima yabo, rigira icyo rikora ku buzima bwabo. Ushimwe uhabwe icyubahiro Mana. Nkemera rero ubane natwe muri byose. Urakoze Kristo abambwe, uhabwe icyubahiro Nyiringabo Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'ineza n'urukundo dukunda. Turagushimiye kutwitaho, turagushimiye kutumenya, turagushimiye Mwami kuturengera amanywa na nijoro. Uhabwe icyubahiro Uwiteka. Tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo nubwo ubona hari ibintu byapfuye, ariko Yesu yiteguye kubizura. Haleluya. Nubwo ubona hari ibintu byapfuye, Yesu hari ibyo yiteguye kugira ute kuzura. Reka dusome igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 11, igice 11 umurongo, turasoma umurongo umwe wonyine wa 44 b yaho, ivuga ngo uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mureke agende. Haleluya. Mwakira ijambo ry'Imana. Uyu ni Lazaro wari wapfuye. Uyu Lazaro ntabwo yari azi ko ubuzima bwagaruka, ntabwo yari azi ko ubuzima bwakongera bukabaho, akaba umuntu, akongera agahumekerwa mu mwuka, akongera akavuga, akagenda. Ariko kubw'imbaraga z'Imana, kubwa Kristo wadupfiriye ku musaraba Igorogota, aramuzura. Haleluya. Rero nkuhaye ikaze na karibu muri iri jambo ry'Imana. Reka nkubwire, nubwo ubona bikomeye, nta bintu Yesu atazura. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Nubwo ubona bitoroshye, reka nkubwire, hejuru y'izo mbaraga zose zikurwanya, hejuru y'ibyo bintu byose bikurusha imbaraga, ariko reka nkubwire nkusubizamo imbaraga, hejuru y'ibyo byose hari Yesu wadupfiriye, wadutsindishije, akatuneshereza. Uwo ni Kristo tuvuga wadutsindiye. Haleluya. Rero humura, komeza umutima wawe, hari Imana ishoboye byose. Rero reka nkubwire ngo hari ibintu Yesu aje kuzura mu buzima bwawe. Yesu ashimwe.
Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo uwari upfuye uwo ni Lazaro, ngo mushiki wa Lazaro ngo abwira Yesu amubwira ati iyaba wari uhari ntabwo musaza wanjye aba yapfuye. Haleluya. Yesu aramubwira ati humura Lazaro ntabwo agipfuye, humura Lazaro arongera asubizwemo imbaraga, abe muzima, agende akora imirimo ye yose. Yesu ashimwe. Haleluya. Ku murongo wa 4 ngo Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbaza Imana no gutuma umwami Imana ahimbazwa. Ni imirimo itangaje. Ibaza Yesu akubwiye ngo iyo ndwara si yo kukwica. Ibaza Yesu akubwiye ngo ibyo bibazo ufite ntacyo byagutwara, ngo ahubwo nibyo guhesha Imana icyubahiro. Rero mu buzima bwose tunyuramo mu biduhangayikisha, reka nkubwire hari Imana. Haleluya. Hari Imana ijya ibasha kugera muri cya kibazo ikagihindura icyari gikomeye ku buzima bwawe, ikagihindura icyoroshye. Yesu arangije abwira mushiki wa Lazaro amubwira ngo iyo ndwara ntabwo ari yo kwica Lazaro. Imana ishimwe. Ntabwo ari yo kumwica, ngo ahubwo niyo guhesha Imana icyubahiro, ngo niyo gutuma ngo Imana ihimbazwa mu bayemera no mu batayemera, ngo igashyirwa hejuru. Haleluya. Ku murongo wa 44 ngo uwari upfuye Yesu aramuzura. Reka nkubwire, nubwo ubona hari ibintu byapfuye, nubwo ubona hari business wagiye ukora ukabona biranga, ibyo ni ibintu byapfuye. Nubwo ubona abana rimwe na rimwe ubona bari mu buzima nawe utishimiye, ukabona kwiga biri kwanga, ukabona mbese bari kugenda babirera, reka nkubwire Yesu nta bintu atazura. Haleluya. Ikintu umubwira ngo ijambo ry'Imana nasomye muri Yohana igice cya 10:12 ngo icyakora ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uri umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Nubwo ubona bikomeye uri umwana w'Imana, nubwo ubona bitoroshye uri umwana w'Imana. Hari ubushobozi buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Yaguhereza nawe ukongera ukagira ubuzima. Haleluya. Ngo icyakora ngo abamwemeye, niwizera Yesu Kristo n'umwami n'umukiza, ukamwemera mu bugingo bwe, mu bugingo bwawe, Imana irabihindura. Imana irahindura ibyo bintu byose ubona bikomeye, ubona bitoroshye. Yesu yiteguye kubihindura kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubutware bw'Imana, kubwa Kristo wadupfiriye. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya. Reka nkubwira aho uri hose Yesu arareba icyo kibazo cyawe. Nubwo ubona bikomeye, waracuruje biranga, waragerageje biranga, ariko Yesu yiteguye kuzura ibyo bintu byose. Yesu hejuru y'ibyo byose abirusha imbaraga. Reka nkubwire hari ibyo Yesu aje kuzura. Hejuru y'ibyo byose bigukomere, Yesu abirusha imbaraga. Hejuru y'ibyo byose ubona mbese byababaje umutima wawe, Yesu abirusha imbaraga. Haleluya. Ihangane, ukomere, ubane n'Imana, ukiranuka, uyinambeho, Yesu arakugirira neza. Amen. Haleluya. Yesu yiteguye kukugirira neza. Uyu murongo wanshimishije be yaho ngo wari upfuye, ngo ahambirwe n'amaboko. Haleluya. Ngo Yesu arategeka ngo ni mumuhambure. Yesu agiye gutegeka ku buzima bwawe. Reka nkubwiye nubwo ubona bikomeye, Yesu agiye gutegeka. Ngo arategeka avangoye uyu Lazaro wari uri ahantu ahambirwe n'amaboko, ari mu myenda. Yesu avango ni mumuhambure, kuko Yesu ategetse. Iyo Yesu ategetse ibintu byose birabyumva. Iyo Yesu ategetse ibintu byose biramwumvira. Ngo Yesu arategeka avango ni mugende mu muhambure, mumukureho imigozi yari imuboshye. Haleluya. Ngo uyu Lazaro yongera agira ubuzima, yongera akora imirimo nk'isanzwe, yongera aracuruza. Haleluya. Yongera akora imirimo yose itandukanye, kuko ibyari bimuboshye byari bivuyeho, ngo bamukureho igitambaro cyari kimupfutse hose. Haleluya. Reka nkubwire, iyo upfutswe hari ibintu utabasha kubona. Iyo upfutswe hari ibintu utabasha kureba, ariko Yesu arategetse ibyari bituma utareba ugiye kureba, ibyatuma utagenda ugiye kugenda, kuko Yesu ategetse ku buzima bwawe. Reka nkubwira aho uri mama, reka nkubwira aho papa uri, reka wa musore wa mukobwa w'ahantu uri, Yesu arategetse, agiye kuguhambura, agiye kugupfukura, urebe ukora imirimo yose nkuko wayigenewe. Ntabwo rero wagenewe guhora mu gahinda, ntabwo rero wagenewe
ntukeneye kuba guhora mu bibazo bitandukanye. Yesu arategetse. Reka nkubwire, Yesu arategetse. Mu kazi kawe Yesu arategetse. Mu buzima bwawe Yesu arategetse. Mu burwayi bwawe Yesu arategetse. Haleluya, ugiye gukora imirimo yose nkuko yari isanzwe, kuko Yesu ategetse ku buzima bwawe. Mwemerera umukiranukire, mwemere ubane n'Imana, emere ukora ibyo gukiranuka. Haleluya. Nabwiye ngo muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 avuga ngo icyakora ngo abamweme niwemerera Yesu araguhambura, niwemerera Yesu arakora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe, niwemerera Yesu aya mashuri bakikirije urongera uyatangira urayakomeza. Haleluya. Niwemerera Yesu aka kazi kawe urakanambamo, niwemerera Yesu Imana iraguhuza n'abakomeye. Emerera Yesu. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tumbira Yesu, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Watumbira abantu ntibagire icyo bakumarira, watumbira abantu ntibagire icyo bakugezaho, ariko tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Kristo adupfiriye ku musaraba igorogota, niwe gisubizo ku buzima bwawe mama, niwe gisubizo ku buzima bwawe wa mugabo we, niwe gisubizo ku buzima bwawe wa mukobwa wa musore we. Emerera Yesu, kiranuke, ukora ibyo gukiranuka, ubane n'Imana. Yesu yiteguye guhindura ubuzima bwawe, Yesu yiteguye guhindura ubuzima akabugira bushya. Yesu ashimwe. Jambo ryamfashije be yaho haravuga ngo wari uhambiriwe. Haleluya. Uwari upfuye arasohoka azingazingiye mu myenda, amaguru n'amaboko. 44:11 Yohana 11 umurongo wa 44 ngo wari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, ngo igitambaro cyari gipfutse mu maso he. Ngo Yesu ngo arababwira ati nimumuhambure mumureka agende, nimumuhambure mumureka agende. Yesu ngo arategeka. Iki gitambaro cyari kiri mu maso, byasobanurwa ko nta buzima afite, nta bintu akwiriye kureba. Umuntu wapfuye niko biba bimeze. Reka ngo ushobora kuba utarapfuye ngo bagushyire mu mva bagushyingure, ariko haleluya, mu buzima hari igihe umuntu apfa ukabona nk'umuntu wapfuye, ubuzima bwarapfuye, ibintu urimo byose ukabona byarapfapfaye, ariko Yesu arategetse. Haleluya. Ugiye gukora, ugiye kugenda, ugiye mu kazi kawe, kuko Yesu arategetse ngo nimumuhambure. Haleluya. Hari diplome yawe yari yarahambiriwe aha, ariko Yesu arategetse. Hari uburwayi bwari bwaraguhambiriye aha, Yesu arategetse. Aya masaha Yesu arategetse ku buzima bwawe. Yesu yiteguye kuguhambura mama, Yesu yiteguye kukugira neza mama, Yesu yiteguye kukugira neza papa, Yesu yiteguye kukugira neza wa musore w'ahantu uriho, hariho hose unkurikiye. Yesu yiteguye kukugirira neza. Emerera Yesu abane nawe. Twarimbye nimba ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo ku buzima bwawe. Reka nkubwire, waragerageje biranga nukuhambiriye, warakoze biranga nukuhambiriye. Haleluya. Ariko Yesu arategetse biraguhambuye kubw'imbaraga z'Imana. Yesu arategetse biraguhambuye. Yesu arategetse ibyari bigufasha, ibyari biguhambiriye, Yesu arategetse biraguhambuye kubw'imbaraga z'Imana. Yemera duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu arategetse, Yesu arategetse ibiguhambure. Ibyari byaragufashe bituma utinjira mu kazi, nibiguhambura ujye mu kazi kawe. Yesu arategetse ibyari byarafashe amaguru yawe hagatuma atagenda, nibiguhambura ugende. Haleluya, haleluya. Nibiguhambure kubw'imbaraga z'Imana. Yesu arategetse ku buzima bwawe ibyagufashe. Gikundiro cyakuvuyeho, abantu barakwanze, nta favor y'Imana ikikuriho, ariko kuko ugiye gutangira kureba, ugiye gutangira gukora ibintu byose, kuko iki gitambaro cyakiri ku maso Yesu yategetse kikuvuyeho mu izina rya Yesu. Duhereze Yesu icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe papa, uri Imana nziza. Yesu arategetse, Yesu arategetse. Wa muganga uri unyumva, Yesu arategetse ibintu byaguhambire. Urafata amafaranga ntumenya hagiye, Yesu arategetse. Uhereye none amafaranga ugiye gufata, ubuzima bwawe bugiye gufatika, kuko Yesu ategetse ku buzima bwawe. Ibi bintu byari byaraguhambiye, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarangi, kubw'imbaraga z'Imana Yesu arategetse biraguhambuye. Byari biri ku maso yawe bikuvuye, ugiye gutangira kureba ibyo utarebaga, ugiye gutangira kubibona ibyo utakiraga, ugiye
gutangira kubyakira kubw'ubutware bw'Imana, kubw'ubushobozi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu arategetse, nibiguhambura ugende mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka dusome irindi jambo ry'Imana, ntabwo ntandukira, ndi kuvuga ngo Yesu azura ibyaha, Yesu agira ibyo akora ku buzima bwawe. Reka dusome muri Luka, ndi kuvuga ngo Yesu agira ibyo akora ku buzima bwawe papa. Yesu agira ibyo azura muri Luka ibice 11, n'ubundi ntabwo ntandukira, ndi kuvuga ngo Yesu agira ibyo azura ku buzima bwawe, kandi Yesu arategetse, bigiye gukoreka. Bigiye gukoreka papa, bigiye gukoreka mama, bigiye gukoreka wa musore, bigiye gukoreka wa mukobwa. Haleluya. Yesu arategetse, Yesu arategetse, Yesu arategetse. 11 karindwi 11, Luka ibice 7 umurongo wa 11, ndi kuvuga ngo Yesu agira ibyo azura mu buzima bwawe. Warakoze biranga, waragerageje biranga, ariko Yesu arategetse, bigiye gukunda, bigiye gukunda, bigiye gukunda, bigiye gukunda. Yesu arategetse, Yesu arategetse, Yesu arategetse. Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba Igorogota, Yesu arategetse ku buzima bwawe. Reka dusome n'ubundi ijambo ngo bukeye ajya mu mudugudu, uwo ni Yesu Kristo, mu mudugudu witwa Nayini, ngo abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari upfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Ngo abantu benshi bo muri uwo mudugudu bamuherekeje. 13, umwami Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara ati, muhungu ndagutegetse byuka. Duhereze Yesu icyubahiro. Uyu yari Yesu Kristo, mwari uhagiye mu mudugudu witwa Nayini, ngo agezeyo ngo asanga, ngo ahura n'abikoreye ikiriba. Uyu mwana yari umwana w'umupfakazi, yari umwana umwe w'ikinege. Uyu mupfakazi niwe mwana wenyine yari afite. Haleluya. Niwe yacungiragaho mu buzima. Reka mubwira, hari ibintu ugicungiraho mu buzima ukavuga ati bigiye, ubuzima bwaba burangiye. Ni nako uyu mubyeyi yari ameze. Haleluya. Ngo Yesu ngo amubonye, ngo amugirire imbabazi. Reka mubwire, Imana ikugirira imbabazi. Birashoboka ko hari ibyo wakoze mu buzima bitigeze bihesha Imana icyubahiro, ariko Yesu yiteguye kukugirira imbabazi. Haleluya. Irakikiye imbabazi, yiteguye kukugirira neza. Ngo Yesu amubonye ngo amugirire imbabazi, aramubwira ngo wirira mama, wirira wa mupfakazi we. Yesu yiteguye kukugirira neza, Yesu yiteguye kukuzururira uyu mwana. Ndabizi ko ari umwana umwe ufite w'ikinege, ariko ngo Yesu ngo aramuzura. Haleluya. Ngo Yesu aramuzura, ngo Yesu amugirira neza. Haleluya. Mama, Imana yiteguye kukugirira neza, kuko Imana yiteguye kuguha imbabazi. Hari ibyo wakoze bitayihesheje icyubahiro, ariko Imana yiteguye kukugirira imbabazi. Ngo Imana imugirira neza, ngo Imana iramubohora. Uyu mubyeyi yongera agira umunezero, yongera abyira igishimo. Mama, hari igihe wakongera ukagira ibyishimo, wa mugabo hari igihe wakongera ukagira ibyishimo, kuko Yesu ayategetse. Ngo arangije ngo arategeka, ngo abari bikoreye ikiriba, abari bikoreye uwo mwana ari muri icyo kiriba, ngo agikoraho. Arategeka. Yesu hari ibyo agiye gukoraho mu kazi kawe, hari ibyo agiye gukoraho mu buzima bwawe mama, hari ibyo agiye gukoraho. Wa mugabo hari ibyo agiye gukoraho. Yesu arategetse. Ngo arangije ngo akora ku kiriba, ngo barahagarara bari bikoreye icyo kiriba. Ngo Yesu arategeka. Haleluya. Ngo Imana ingurangije Yesu Kristo mwangira ngo abwira uyu mupfakazi ati, mama wirira, narabibonye, nabonye uburyo wantakiye, nabonye uburyo wahagaze imbere yanjye, nabonye uburyo wansenze, nabonye uburyo utigeze utandukira, ntiwava mu byizerwa. Ngo Yesu ngo amubonye ngo amugirire imbabazi, aramubwira ngo wirira, wirira ndahari, wirira mama, Uwiteka arahari. Wa mugabo wirira, Yesu arahari. Wa mukobwa wirira, Yesu arahari. Wa musore we uri mu biyobyabwenge no mu bintu bidafite umumaro, Yesu arahari, kuko yiteguye kukugirira neza. Duhereze Yesu icyubahiro. Haleluya, haleluya. Yesu yiteguye kukugirira neza. Jambo rya 13 haravuga ngo
Imana ishimwe ngo ageze hafi y'irembo ry'uwo mudugudu ngo abikoreye ikiriba ngo wari wapfuye yari umwana w'ikinege. Haleluya. Ngo kandi nyina yari umupfakazi. Ngo abantu benshi ngo bo muri uwo mudugudu ngo bari bamuherekeje. Ngo umwami Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi aramubwira ati wirira. Yegera ngo ikiriba agikoraho. Ngo abakikoreye barahagarara ati muhungu ndagutegetse byuka. Yesu hari ibintu ategetse bigiye kubyuka ku buzima bwawe. Hari ibintu byari byarasinzire ukabona ukagerageza ukabona biranga ibyo byarasinzire, ariko Yesu arategetse bigiye kubyuka, bigiye gukunda, bigiye kongera bikagenda neza. Yesu arategetse ngo uyu muhungu Imana imusubiza mu buzima yongera gukora imirimo isanzwe. Reka mubwire kuko Yesu ategetse ugiye gukora imirimo yose. Kuko Yesu ategetse ku buzima bwawe ugiye gukora ibintu byose. Ugiye kujya mu kazi, ugiye kuvura, niba uri umuganga, haleluya, niba ari byo wigiye, haleluya, niba uri umuprofeseri ugiye kubona akazi kuko Yesu ategetse. Ibi bintu byari biguhambire twasomye ijambo ngo Yesu arategeka ngo avuga ngo ni umukureho iki gitambaro kimupfutse ngo ndetse n'ibyari bimuboshye amaboko. Uzi ko hari igihe Satani abaho abantu amaboko ibyo bagagombye gukora byose ntibabikore, ariko Yesu arategetse bagiye kukurekura. Ibintu byari bigufashe bigiye kukurekura. Kubwa Kristo watubambiwe ku musaraba i Golgota, Yesu arategetse ku buzima bwawe. Humura, reka nkubwire humura. Yesu yiteguye kukugirira imbabazi, Yesu yiteguye kukugirira neza kuko Yesu ategetse, kuko Yesu yiteguye kukugirira neza, kuko Yesu yagiye kubana nawe mu buzima bwawe bwose. Emerera Yesu ubane nawe mu byo ukora byose. Haleluya. Hari abantu bajya bibagirwa Imana yabagirira neza bakava imbere yayo, ariko reka nkubwire Imana nikugirira neza ntuve imbere yayo, kuko niho uboneye imirimo n'ibitangaza. Ntuve imbere yayo, niho Imana igukirije. Ntuve imbere yayo. Izere umwami Yesu, izere Kristo ko hari igiye gukora mu buzima bwawe. Haleluya. Ngo abantu bose bari muri uwo mudugudu ngo babona ko uyu mupfakazi agiririwe neza n'Imana. Abantu bagiye gutangazwa n'ibintu Imana igukoreye mama. Abantu bagiye gutangazwa n'ibintu Imana ikugiriye. Abantu bagiye gutangazwa n'uburwayi Imana igukijije. Haleluya, haleluya. Imana igiye kukugirira neza. Ngo abantu bari bamuherekeje muri uwo mudugudu ngo batangazwa n'ibintu uyu mupfakazi Imana imugiriye, imukoreye. Umwana ngo Imana ngo imusubiza ari muzima. Reka nkubwire Imana igiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Imana igiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Yesu ashimwe. Ngo wari upfuye ngo arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina. Yesu ashimwe. Ngo Yesu arangije afata uyu mwana wari wapfuye utari ufite ubuzima. Haleluya. Wari wihebye ngo Yesu amusubiza ari muzima. Imana igiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Imana igiye kuguha ibyawe ari bizima. Haleluya. Imana igiye kukugarukaho, yemerere ubane nayo, ukora ibyo gukiranuka. Imana igiye kuguha ibyawe ari bizima. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Emerera Kristo abe mu buzima bwawe. Emerera Kristo abe mu bana bawe. Emerera Kristo abe mu buzima bwawe. Emerera Kristo abe mu kazi kawe. Emerera Kristo agendane nawe. Agiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Duhereze Yesu icyubahiro. Ahantu muri hose mumwemerere duhereze Yesu icyubahiro. Aho muri hose ku mpera z'isi mumwemerere duhereze Yesu icyubahiro. Nubwo wabonaga hari ibintu byapfuye mu buzima bwawe, ariko Yesu yategetse bigiye kuguhambura. Niba ari abarozi baguhambiriye, Yesu yategetse ku buzima bwawe. Niba hari imigambi yose y'uburyo bwose yagiza ku buzima bwawe, Yesu yategetse bigiye kukurekura, bigiye kukurekura. Haleluya. Yesu agiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Duhereze Yesu icyubahiro. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Papa, Imana ikugirire neza. Tola sikele botaya venebo. Imana ikugirire neza. Levo taya sile botaya sile. Taya venebo. Imana ikugirire neza papa. Imana ikugirire neza wa mukobwa we. Imana ikugirire neza wa musore we. Ahantu uruhiye ntabwo mbizi, ariko Yesu arakuzi. Wa mugabo ahantu uruhiye ntabwo mbizi, ariko Yesu arakuzi. Yesu yakubonye kuko Yesu agiye kugusubiza ibyawe ari bizima. Haleluya. Imana igiye kugusubiza akazi kawe ari kazima. Reka nkubwire Imana igiye kugusubiza uyu mugore wagiye, Imana igiye kumugarura ari muzima. Imana igiye kumugirira neza. Haleluya. Wa mugore we, humura, ihangane nubwo ubona bikomeye, Yesu agiye kukugirira neza.
tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo ku buzima bwawe. Tumbira Yesu wenyine niwe wakora ibitangaje abantu batakora, abantu batakugirira. Yesu yiteguye kubikora. Haleluya. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo ku buzima bwawe. Mureke dushime Imana, mureke dushime Imana ko Imana iduhambuye, ko Imana idusubiza ibyacu ari bizima. Mumwemerere duhereze Imana icyubahiro. Aho uri hose hereza Imana icyubahiro, kuko hari ibintu byari byarapfuye mu buzima bwawe, ariko Yesu yiteguye kubuzura. Kakazi kari karapfuye wabonaga nta mumaro, Yesu yiteguye kukazura ku buzima bwawe. Hereza Yesu icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Yesu yiteguye kubigusubiza ari bizima. Humura, 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 humura. Yesu yiteguye kukugirira neza mama. Yesu yiteguye kukugirira neza papa. Yesu yiteguye kukugirira neza musore wa mukobwa we. Emerera Yesu abane nawe mu buzima. Aho uri hose emerera Kristo aganze mu buzima bwawe. Imana yiteguye kukugirira neza. Kadushime Imana. Mana nziza, Imana ikomeye, turagushime kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rirazura, ijambo ryawe rikora imirimo n'ibitangaza. Sengeye uyu mugabo ahantu hari, umugirire neza, uzure ibintu byapfuye ku buzima, ibintu byari byaramuhambiriye bitatuma atajya mu kazi, bitatuma adakora imirimo yose isanzwe. Haleluya. Ubu burwayi bwa buri kuri abantu, uburwayi bwa buri kuri uyu mumama uruhijwe, uburwayi bwa buri kuri uyu mupapa uruhijwe, uburwayi bwa buri kuri uyu musore, uyu mutwe ndawusengeye mu izina rya Yesu. Uyu muntu urwaye uyu mutwe wamurembeje igihe kinini, kubwo kwizera Kristo uramukijije mu izina rya Yesu. Mwemere ubane natwe rero kubw'ijambo ryawe, utubwiye ko hari ibintu ugiye kuzura mu buzima bwacu, ibintu byari byaraduhambuye, urategetse ngo nibiturekure kubw'imbaraga zawe Mana. Mwemerera rero ugire neza buri umuntu wese wari udukurikiye yumvira ijambo. Reka ijambo ritubature, reka ijambo ribabature, tanga agakiza ku batagafite mu izina rya Yesu Kristo. Uganze mu batagafite, ubayobore Mana, ubagirire neza. Turagushimye kubw'ijambo ryawe Mwami, turongeye turagushimye kubw'ubutware bwawe, turagushimye ko ugiye kudusubiza ibintu byacu ari bizima, ari bizima. Akazi ugiye kukadusubiza ari kazima. Haleluya. Aba bagore bacu ugiye kubadusubiza ari bazima. Aba bakobwa, haleluya, hari ibintu ugiye kubasubiza. Aba bafiance babasubize ari bazima mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu wari urwaye umutwe, uyu muntu wari uhijwe n'umubiri umurya, haleluya, jambo ryaravuga ngo icyakora ngo abamwemeye bose ngo bakizera izina ryabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turagushimye ko turi abana bawe Mana. Nubwo hari abatandukire bakava mu rugo bakajya inyuma y'urugo, ariko bemeye kugaruka iwawe mu rugo Mana. Bakire haleluya, uhindura ubuzima bwa bakubone nk'Imana. Urakoze Kristo, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu ko hari ibyo uzuye ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Urakoze Mwami w'abana, urakoze Kristo ko hari ibyo ukoze Mwami. Nzumva abantu bashima, nzumva abantu bavuga kugira neza kwawe, nzumva abantu bavuga imirimo n'ibitangaza, nzumva ko hari abawahaye akazi, nzumva ko Mwami, haleluya, hari ibyo Kristo yakoze mu buzima bwabo, ko hari ibyo wazuye Mwami. Imana nzaguhereza icyubahiro, uvuge kugira neza kwawe. Mwemera rero ijambo ryawe uriherekeje imbaraga zawe, ijambo ryawe urikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo wambwe ku musaraba igorogota. Amen. Imana ibahe umugisha. Nakagaruka turi kumwe. Imana ibagirire neza, kandi Imana igira ibyo izura mu buzima bwanyu, igira ibyo ukora, kandi Imana yiteguye kutugirira imbabazi. Niko twasomye ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibana namwe mukazi aho muri hose, ari abavuzi, ari abadogiteri. Imana ikomeze ibagirire neza, ibasubize ibyanya ari bizima mu izina rya Yesu. Amen.